niko sha ndagufasha simwe mwiba nimwe mwamaze ibintu by'abaturage buriya muri iri joro uracyari gukora iki mu muhanda ariko nakumirwa ubu se wagisaza we ninde wakugize umusekirite cyangwa umuntu ucunga abantu bagenda amasaha y'ijoro turashize none ariko se wamaye ibobowe buriya uzi umuntu muri kuvugana uzi ko njye nafite uburenganzira bwo kuba nafata igisambo kiri kwangiza iby'abaturage yego sekirite we ushinzwe kurengera iby'abaturage urasekeje gusa ndi kubona nta n'ubwenge ufite ku buryo usigaye ugenda wirirwa uri kubaza abantu ngo bari kumara iki mu muhanda ubwo se uri kumaramo iki ariko sha muzajya mwanga kwiga ngo muzajya mwirirwa imihanda mujya ibya rubanda mutabivunikiye ariko akanyu kagiye gushoboka mwa ino minsi mereye kuri wowe ariko se wagisaza we usibye kwibasira abantu njye nakugize uti ushinzwe iki muri uno muhanda ariko n'icyo waba icyo cyose ntabwo kindeba icyo ushaka ni ukumvira mu nzira nkitahira tubuza sha wabandiwe uyu munsi akanyu nakubwiye ngo kashobotse mu minsi ishize banyibye televiziyo none uyu munsi naba mbonye igisambo kikacika ahubwo tugiye kugenda werekana televiziyo hano wayishyize muze wandambiye reka nikomereze iriya modoka uri kubona imbere ni imodoka irimo intebe tuvuye kwiba ku musaza bita senabyo kuba mvuye kwiyibira rero ibintu nkabicyura ntabwo bikureba reka nigendere mu mahoro nawe usigare muri diri zawe mwabashenzi mwe mwabonye televiziyo yanjye ejo bundi mwiturukana none muje kunyibira n'intebe ntabwo bishoboka uyu munsi noneho birarangiye wapi muze ahubwo nibwo bigitangira ejo bundi nayo iriya firigo nzayitwara basi mbabarira televiziyo n'intebe mu bitware ariko firigo muyireke mweshyuhirizamo ikigage reka mbwire satani reka mbwire nuzobe reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power biha imbaraga